Pastor Mutesi niwe wansabye kuba nagira ubuhemu nkorereze kiyeri bitewe n'ubushobozi nzi. Ni wowe pasiteri ni wowe dogiteri avuga. Hanyuma njyewe ntabwo mbere yo guhemukira umunyarwanda naratanze biriya bihumbi 160 niwe bagombaga kuya kugira ngo ugirire nabi Ezekiel. Ntabwo arayo gusa mfite n'izindi message za mobile money narayariye amafaranga. Ariko si imbere yo kugirira nabi umunyarwanda kandi naratanze. Njyewe rero nagiye cyangwa natanze amajwi cyangwa wabonye ibyo Ezekiel yakoze nije wabimuhaye. Yego. Uranyumva neza? Ndi kukumva. Nabimuhaye kuko ntashaka ko umwana wanjye ajya kurerwa n'undi mugabo cyangwa umugabo nabona nshaka umwana wanjye atazajya kubaza ngo kubera iki. Kuko mama Sharirene tuvugana yarambwiye ngo ibyo ngo wapi byamuzanira ikibazo. Nukuvuga ngo mama Sharirene w'umupasiteri Sharirene umwana we tumwitirana umwana wawe. Njyewe ndi papa Sharirene. Utari ntakabanyura Korode. None ko tuzi ko ntakabanyura ari we se wa Sharirene se. Ntakabanyura n'umugabo wa gatatu ngende umugabo wa kabiri. Umugabo wa mbere ntabwo yagize amahirwe yo kubona umwana babyaranye. Uwo ntabwo yabayeho. Nanjye namushatse mubeshya nk'umupagani mubwira ko ndi umuhungu kandi ndi umugabo ufite abandi bagore uruhande bane. Abagore bane. Nubatse iwabo wa mama Sharirene. Nza no kumenya ko aho nubatse atari iwabo ari Ikibungo. Waramubeshye na warakubeshye. Yes, yarambeshye nanjye ndamubogye naramubeshye. Ndanamusaba imbabazi naranabimubwiye. Naramubeshye na warambeshye. Ngiye ubwo musangana n'umugabo kuburira ndavuga nubwo bigenze gutya reka ngi wanyu mbabwire ko batazongera kuntekereza. Mama Sharirene namusanganye n'umugabo mu buriri. Mfite n'ubushobozi bwo kugira icyo nkora ariko ndatuza. Uri imfura kabisa. Bitewe n'akazi nakoraga n'uwo ndiwe. Kumvishe bavuze ko uyu mudamu mwamuhungese kuva kera kuko agiye gukora ikiganiro kwa Sabaga ryoherwa. Kuki mwagiye guhungeta umukozi w'Imana mugenzi wanyu hamwe n'undi mudamu wubatse etaje. Rukundo ibyo cyata kubwira byumvishe turagira ngo ufate ijambo none uyu munsi urabanga ibintu bihawe umucyo. Ariko Clementine yarakivuga. Clementine rangiza ijambo ryawe. Clementine. Ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ibintu ndamanura mu mutwe. Ni ibintu umuntu wese uzi gusoma arajya kuri interinete akabona. Rimwe na rimwe izo link nimba zinahari ujye uzinyoherereza nta kibazo. Uzi impamvu reka nkubwire kubera ko bigize ni ibintu byoroshye. Mwajya kuri yeka mu promoting mujye kuri Kiranuka niba atabisibye. Niba yanabisibye kandi hari ababibitse nazabisaba nkabizana. Urebye gucuruza uwo mugabo yaje kuri YouTube cana acuruza uyu mubyeyi. Tareka amahanga. Nukuvuga ngo uyu mubyeyi gutangira kumuhungetwa byatangiriye ku yindi cano yitwaga Ndera. Wowe yanamusabye imbabazi ahita nabivamo. Witwaga Vitali harya yarafite cano yitwaga ngo Kijira. Vitali yitwaga Impemburo TV. Impemburo. Bitangira umuntu bishyushyemo ari umuntu wiyitaga Justin. Justin wa wundi ukora yambaye udupenge. Yes. Nukuvuga ngo bitangira ari we muntu bishyushyemo. Ikintu cyaje kubaho bageze aho bakajya niho haje system yo kurikodinga wavugana n'umuntu akakurikodinga. Icyo kintu murazi ko aribwo cyadutse Jiha. Mubizi? Yego. Abo bagabo baritarakasa bajya kuri uriya mubyeyi bajya ku wundi mubyeyi ntashaka kuvuga. Barabama. Ibyo bintu byo guhishahisha ameze nk'abafite udupfunyika tw'uburozi. Muvuge.
udashaka kuvuga ni abagabo baramanutse bahereye kuri Pasiteri Mutesi barakumanukira bajya kwitwa Mama Sharirene. uyu nguyu baravuga ngo ufite uyu nguyu baravuga ngo nawe uretse gato hano rero Jiha bari kuvuga ko uyu nguyu hano aya majwi ngo harimo ngo bavuze ngo Mama Sharirene namwumvishemo harimo Mama Sharirene ngo harimo amajwi ye. Reka twumve Clementine. Yego ni ukuvuga barabatatse mu buryo buteye ubwoba. Aho umugabo w'umusore nka Ezekiel wageze ku isi ashyizwe ku isi n'umugore atinyuka kujya kuvuga ngo umugore ni indaya akajya wibikabiriza. Ariko Clementine ahangaha dukura amarangamutima muri iyi kesi. Yego nimba hari naho Ezekiel yaba yarakoze ikintu kizima ukivuge ntitwirengagize yuko kuba umuntu yabyarwa n'umugore n'ibiki byose bitavuze yuko umugore ataba ikirumbo cyangwa ikirara mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukagira ukuntu tubivuga. Kamere yanjye sindi indyarya njyewe ntange singwisindyarya ndavuze dukura amarangamutima. Icyiza Ezekiel yakoze nakikubwira ko uriya mubyeyi ndagira ngo nkubwire nameze amezi 3 n'ubu naraburutse shano ye amaze amezi 3 n'ijwi rye ndumva ngahungetwa ibyo ndabikubwiye ngo iki kubyumva aba bantu babakanze. ni ukuvuga ngo uwo mupapa guhera ku munsi wa mbere titreze zose zabaga aba bagore ubundi umuntu ashaka gutya nibwo batangiye kwinjira noneho bajya no kuzana abagabo uriya mubyeyi yashakanye nabo baraza bo bahimba umubare bavuze abagabo nge nta nabara najya muri kamere muvuze mu mazina mwatapinga screen mwatapinga screen kuri TikTok mfite impamvu mwita umubyeyi mwatapinga screen kuri TikTok please nyubaha erega murashumikane mwasane ibintu hayiki twumvikana oya najya kugira ngo byumvikane neza vuga nimba ari Mutesi cyangwa Mama Sharirene natakubaha umuriture ko nubisha nawe utoroshye ni Mutesi kuko biraza kudufasha aramutangira ku munsi wa mbere baratangira bajya kwinjira mu ngo yashatse bakavuga abagabo be ariko ejo yatubwiye ko impamvu yagiye mu ngo yashatse ngo biri mu ijambo ry'Imana duha n'umurongo. Reka tubireke ibyo tubireke sibyo Jiha ngo nk'umukozi w'Imana ngo afite ingingo imurengero muri Bibiliya ngo niyo mpamvu ngo yagiye kurondora inko yashatse atusomera n'ahantu byanditse ngo byabikoze nk'umukozi w'Imana. Komeza. Hanyuma iyo ngingo imurengera nk'umukozi w'Imana kucya yanjamisha abadamu gusa kucya atayanjamisha abagabo bagenzi be. Komeza ndakumva. ansubize. Komeza turakumva. Abagabo bagenzi be bashatse birenze rimwe. Reka tumwumve. Reka gusubiza. Ariko abo bagabo ngewe ntago mbazi umubare wabo nabo baba baratatiye icyo Bibiliya ivuga babaye ari abapasiteri cyangwa se ari abitwa abakozi b'Imana. Umubare wabo bagabo abuzi. Hanyuma se Ezekiel Bibiliya kwitubwira ngo uwo mucyaha mu mucyahire mu bikari wigeze wegera uriya mubyeyi ngo umucyahe aho kuza kumucuruza wica izina rye wica n'amarangamutima ye. Wowe rero icyambere banza umenye ngo icyo urimo uri mu marangamutima y'ibyawe n'uburyo umukunda, ibyo ni n'uburenganzira bwawe. Ariko hano tube to be honest, tuganire tubwizanye ukuri twese, dukuremo ibintu by'amarangamutima. Nta hantu namwe uravuga byibura umuntu yakoze ibyiza kuri we. Hari byinshi nagiye numva kuva nakagera hano. Rero tubanze twirinde ikintu cyitwa amarangamutima. Okay. Ariko nanone ibyo tuvuga byose Ezekiel tuze no kubahana. Ngewe gupfa ndabizi ko ngomba gupfa. Wabyumvise? Kuko dufashe ujye kuri kiranuka. Ntabwo nshaka kuvugana na magambo, reka tuvugane n'ibyo yakoze.
agiye mu magambo reka nkubwire ko ntaho ndi buye. Reka tugende gatoya unsimbuke. Ubwo ndajya gushaka ibyo bintu by'ama YouTube ngo tukiranuka, ngiye gukiranuka, ngiye sinakiranutse ko ndi umunyabyaha. Tugaruke gato ratajiha. Aba bantu ntabwo turi buze kubavamo, twumvikane. Reka twumve, tuje kumva imva n'imvano y'aya majwi. Reka tuvuge imva n'imvano. Umva Clementine, noneho nawe ntugire ibyo utsinda kuko hano uri kuvuga ibintu nk'umuntu wabibonaga. Reka njye mbabwire ibyo nabonaga. Nibijya kugera mu bintu by'imipuri by'ibitsina ukoresha ijambo umupuri nta kibazo. Ntabwo ibyo by'ibitsina nanabivuga. Utabivuga iki kandi biri ariko ki kwaje batumye muhaguruka? Nutabivuga ngenda biki. Kibazo wowe uko uzajya uca. None ko ari byo bintu byaciye ibintu, ko ari byo bintu bitubesheje ahangaha urabisimbukira iki? Ko ari yo mpamvu turaha. Ko ari yo mpamvu buretse gato. Umva impamvu turaha madam. Uburetse gato. Reka nkwibutse. Umva impamvu turaha niyi. Kuko ibyo bintu byo kwangura bitsinda mu yandi magambo kwanza abantu banabyumve. Dore impamvu turaha. Umva impamvu turanga niba utarayibagiwe. Umva hano. Uburetse gato. Umva Godfather. Jihad ntadukangishe kugenda agende. Nubundi ikintu kitubesheje aha, uburetse gato. Ubundi ikintu kitubesheje aha nagenda ariko dukangisha kugenda se. Ikintu kitubesheje aha ngaha Jihad ni iki ngiki. Sibyo bimeze ko bimeze. Nuko Rukundo agomba kutuzanira umuntu wamuhaye zino video. Wamuhaye abantu nakoze cyane nicyo kintu abantu bari hano mudufashe mwese mubyumve neza. Tesi ayo majwi n'abantu bayoboye ikiganiro hano, ayo majwi uwitwa Rukundo Ezekiel avuga ko yayakuye muri video afite, yanga gushyira hanze video ngo abona ko bigize icyaha. Arangije ayashyira hanze bitewe n'amagambo yari yumvise ko agomba kugirirwa nabi mu Uganda. Arangije ati uri kumva yego uko byagenda kose nanjye abanyarwanda bumve icyo uyu muntu ari kunzi. nindamuka mpfuye bazumve uwo nzize. Ati kuko aya majwi numvise ateye ubwoba, twebwe ubwacu twari tuyafite ahangaha. Dukina ari amajwi ya mbere rero ibyo ngibyo ko nkangisha ngo Clemence uragiye utumuke ntongere kumanika izo mbarika. Se ngo ari ko nkangisha ngo uragiye ugende cyangwa yaje uranganga kugenda giye ngo dufata urangangisha kugenda. Impamvu turi hano Ezekiel twamutumye umuntu wamuhaye amajwi cyangwa se ziriya video. Ikindi tukanabiva imuzi ubundi byatangiye gute. Nibyo Clemence yarariho nabwo tumusaba kutagira ibintu atsinda, kuvuga ngo ibintu biri mu mategeko. Kuba hari amategeko arahari turabizi, dutegereje ko azanakora akazi kabo kuko twebwe ntabwo hano turi guca imanza. Turi hano kugira ngo abanyarwanda bagende bumva ku mpande zombi, byibura n'uwaguye ku by'ubushize agaruke yumve n'ibi ngibi, yumve ibintu ukuntu ibintu byagize gute byatangiye. N'ubundi amategeko uko bimeze bizakomeza, nta kibazo rwose twebwe dufite. Ariko mu mihanda ikivugwa ni iki? Clementine wari ukitubwira uko bagiye bamuhungeta nawe ubwawe bikakubabaza. Jihad rero tukira aho ngaho ikintu ntekereza uburetse gaturongera kwivumbura ngo uragiye ntabwo nibongere kuzamura Jihad. Wizana ayo majwi ndayazana uburetse gato uburetse gato. Clementine waretse akaza nta kibazo. Umva ahubwo ikintu yavugaho waretse se nimba nta kibazo ko ntari biko. Aha ngaha kwanza uburetse gato Clementine kugira ngo ikiganiro tugiye umurongo aho twasubikiye ejo Jihad siko bimeze kuko na Clementine ejo twarasubitse. Reka uburetse gato ya mada uburetse gato kugira ngo wumve nta kiganiro kigera kuko abantu batari kubyumva tugiye gukomereza ikiganiro. Urukunyumva Jihad nyemerera hano duhere kuri iri jwi. Ese ko ndi kubura yantuza yana ni kanze ngishake ndashaka gufata ya majwi. Urukumva yandi bashaka ariko uyu ngo ari mu rusaku n'abamyutinzi. Tugiye guhera kuri ya majwi yasembuye ibi bintu kugira ngo aya majwi kugira ngo abantu babyumve. Reka twe guhera hasi, reka duhere kuri aya majwi yakinwe, hanyuma noneho wowe Rukundo utubwire impamvu umupfumu cyangwa dogiteri twaje kumenya ko umuntu waguhaye ari amajwi bagiye kwishyura amafaranga n'amafaranga twaje kuyamenya yo kukwishyura amafaranga ngo bakugirire nabi n'ibiganiro babisiwe mu Bugande. Twaje kumenya ko umuntu wagombaga kubikora
wari umuntu bita dogiteri, siko bimeze Gihari? Ariko uwo mudogiteri uyu nawe adufashe Rukundo ni umudogiteri uvurira muri dispenseri, ni mu bitaro, cyangwa ni umupfumu uvurisha Kimbazi? Wakoze cyane. Mwamaye ijambo? Oya. Yego. Giha uramuha ijambo gute kandi turayakina se? Oya nabanza dusubize kuri uyu mupfumu nakuye umudogiteri n'ufite dispenseri niki cyangwa uvurisha Kimbazi, kugira ngo twumve amagambo turi buze kuza gukoresha muri iki kiganiro turimo. By'umwihariko ni dogiteri uko ubaga ukora ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Yari kukuvanamo ubwonko ndakurahiye. Mu bitaro bitandukanye muri Kampala niwe dogiteri. Ibyo biroroshye, ntabwo turi buze gukoresha Kimbazi, turakoresha urushinge rw'amazi. Okay, kanita bi telefone gato. Godfa mbabara ruve mu bintu by'amatelefone nawe uranjagaraza. Uretse Okay. Uretse twumve. Ntari. Allo? Yes. Oui, ndi mu rugo nyohereza link. Ni Claude rahiye. Akira nayiguhaye. Muhe. Mumvugire ngo fire. Ariko nuwo Juste ni mumushyireho. Juste nawe nasi. Reka mbanze nze muhamagare mubwire. Uretse gato hano ibi bintu biteye bitya. Ahangaha ibintu biteye bitya. Reka nze gato yambereke. Kamanzi Jihad kugira ngo ibintu tubyumvisha abanyarwanda babyumve neza, batumva ko ari itiku. Ibi bintu byajemwe ibigarasha. Claude niwe waje abivuga neza mu nzamurire Claude Jihad. Claude ari hehe wo Kanyago? Ngo yaje. Ariko rero nanone haze Godfa yaza yareka habeho kubahana muri kino kiganiro. Oya ariko niba harimo buriya n'ikiganiro kigenda neza iyo habayemo kubagana, niba ngombwa kumva hari umuntu wabaga mugenzi wa mubage bimbwiye iki? Oya Godfa. Hari umuntu mukuru, hari umuntu muto. Claude shiramo request nkuzamure. Oya harimo hagize gutya umwe akarakara kabagundi nayimuhaye kare. Urumva? Nayimuhaye. Nubundi hari hirya ko wavuyeho mba nkumanuyeho gato nongere nkuzamure. Jiha. Oui. Harajya ko wavuyemo nkumanuyeho gatoya. Ntari. Oya wagarutse. Claude shiramo request. Noneho nje ikintu nifuza ni iki Jiha. Siko bimeze? Ariko hano hirya bari kumpa n'amagift ushaka wandekeraho. Nahakurekeye buriya rero nari ngiye kumanura uko nabanaga waragiye mu gishanga umwanya muremure ko nahakurekuye. Kandi mukomeze muhe Jihad ayo magift buriya nayo hari ukuntu iyo muyamuhaye umuntu agira gutya akayobora ikiganiro yishimye. Nanjye mu ndebe mu nkundi yogoro muyirebe muyikunda abantu 800 hafi ntabwo muri bake. Ikiganiro tugiye kugitatura bya nyabyo. Noneho hari version tutumvishe ninjoro. Hari iyi audio. Reka manze ndore gato. Reka mbigenze ntya. Hari audio iyi ngiyi twumvishe ejo. Reka zenyikine. Ubundi hari iyi audio. Umva hano. Hanyuma ejo cyangwa ejo wundi ahari intambara yavuye kugira ngo ubugambwe bujye hanze. Nabikora pe ngwaje umwana ariko ntago nabona fanza yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriyanjije n'abagabo batatu bandi nabanzengereje. Urumva mafatira mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye. Kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntago nabyemera. Gute nashatse niyubakiye urugo ingero zikaba zindi nyuma zirimo zimbeshyera. Ariko rero uyu mukozi Imana ntabwo yoroshye nubwo turi kuvuga iyi audio rero ikimara kugera kuri uyu mukozi wa Mungu niho havuye ikibazo. Uyu nguyu ikimara kugera kuri uyu nguyu urumva ngo hagombaga gutangwa amafaranga uyu Rukundo turi kumwe nawe Ezekiel uri Bugande bakamukona bagahitana Gasiya. Ariko nta jambo gukona ririmo Godfa. Rega ntabwo ikiganiro ariko se bite byawe none se uburagira none se iyo batanze amafaranga kugira ngo bamunigane inkari kugira ngo bumve ko bari kumukona noneho
noneho kazi bikumvishe. Noneho Mutesi uyu mukozi w'Imana ngo Mwuka Wera yaramubwiye ati ariko rero ugiye gukora ibintu Imana idakunda. Hanyuma Juste nako Rukundo muzamure Claude Rukundo, ndashaka kugira ngo mbwire impamvu ejo waduhaye cyangwa iyi audio wayumvishe, kandi iki gikorwa cyo kukugirira nabi umutima warakomanze umukozi w'Imana Mutesi akisubiraho. Ahangaha ejo Mutesi akavuga ati kubera iki baguhaye audio imwe kandi icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi narisubiyeho nkakireka. Muri aya magambo urambwira ko Rukundo iyi audio utigeze yumva. Abanyarwandakazi ni mwumve ngiyi audio hano. Dr. Ashimwe umeze neza. Naguhamagaye ngira ngo tuvugane ndakubura. Nabonaga wabaye nyine uri kumbwira uti kuki banshyize mu bintu ngo ufashe kariya kagabo warangiza ukabivamo. Ngufashe ki? Kariya kagabo. Ako ni akahe? Ubwo se uyu Ezekiel? Ni uruzingo rw'umwojo. Reka dukomeze mwumve. Mu by'ukuri ntago amafaranga 160 ntago nyabuze pe, ariko hari igihe umuntu agira agahinda akarwanisha umubiri. Birashoboka ko dushobora gutuma abantu wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye. Jihari twumvikane uretse gato iriya audio ya mbere nakinnye n'amafaranga yagomba gutangwa ni 160 yarayo guhereza abande abo bantu nyine bagomba gufata uyu bakamwesu. Ko dushobora gutuma abantu dushobora kugira wenda nabo bagenda barwanisha umubiri. Birashoboka ko dushobora gutuma abantu wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye. Ugasanga umwana wabaye imfubyi n'umugore wabaye umupfakazi, kandi wenda nk'umushumba ntegereje igihe gitoya yazihana cyangwa ntanihana, ariko Imana ikamunkiza mu bundi buryo. So mbabarire ntabwo nagukinishije, ariko reka tumutege Imana. Ikindi na hano naramureze muri RIB, reka turebe icyo bizatanga. Ukomeze kugira ibihe byiza rero. Shiraho comment mbere yuko nkomeza. Haleluya, muri kunyumva? Ahangaha Dr. yari amaze kwibaza impamvu atari kohereza amafaranga ngo akazi gakorwe. Kuri izi saha ntabwo tuba dufite amagambo yo kuvuga. Baba baravanyeho gasi. Ariko rero biranatangaje. Ese Ezekiel iyi audio nayo wari uyifite? Iya kabiri. Murakoze cyane. Iyo audio numvise nayo nari mfite. Ariko amakuru ngewe mfite yizewe nuko n'amafaranga yamaze kwishyurwa. Ngo iki? Oya. Turakubajije iyo audio wari uyifite? Genda gushubije ngo iyo audio nayo nari mfite. Audio niyumviye n'amatwi yanjye niyo ngiyo, iriya ya mbere. Izindi mbwirwa ni iz'ibiciro byakozwe zizana ngo hazabeho kwicwa zidukinire. Amwe yishyurwa kashi, hanyuma hategerezwa ko andi nayo azishyurwa, nayo yamaze kwishyurwa. Izo audio urazimpa? Izo audio ntabwo ndi buziga, ubwo ndaguha nimero kuko nyiri diru yambwiye ngo ngewe uhe nimero yanjye Godfather anyihamagarire, ibindi tubivuganeho. Yimwoherereze vuba. Nyoherereza nimero. Clementine, intandaro yo kugira ngo ano majwi ajye hanze n'ukubera aya maudio yari amaze kumvikana, ariko nanone hashingiwe ku byabaye. Ni iki cyatumye Mutesi ashyiraho abantu ashaka agerageza gushaka abantu bagomba agerageza, kuko ibyo bimenyetso ntabwo turabibona ku yego ibyo biri mu ngingo ya 18. hano yisubiye ingingo ryadakoresheje iri mu gika cya 18 mu gazeti ya leta. Twagiye turi seri ya rega yikomeza.
umva jiha iyo bigeze aho ntabwo ibyo mbimushyigikiyemo byo kuba yarashatse kuri gasura uyu mugabo ntabwo mbimushyigikiyemo kuko ni inshuro nyinshi yasabwe kugira ngo biriya bintu bigitangira hari n'umwavoka wamwemereye kumuburanira havuga ati ibi bintu birakabije ariko nkeneye Claude hano reka tubigeze mu mategeko siko bimeze reka rero ibyo tubitaruke ndashaka kubaza Rukundo avuga ko ari byo yahunze natubwire iyo audio yakinwe ryari ibi ngibi byakinnye ari i Bugande bavuganye ryari ari i Bugande ndagira ngo ikintu nshaka rero ngendaza nk'umusifuzi ndabasifurira hanyuma tukamara iki madame ndakubujije ninde kugize umusifuzi kurimo ninde kugize umusifuzi ko twari twabasifuzi iyo audio ibyo muri kubona ni ibya 25 z'ukwezi kwa gatandatu reka nze ndebe n'isaha nakubwire umudamu ari seriye ngo iki Claude waza Claude zamuka turanashaka kumenya ikintu cyatumye Rukundo ajya mu Bugande ari hano arakitubwira umva mbikubwire Rukundo avuze ko yahunze izi audio dore aba bantu bagiranye chat ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi oya audio zamusanze mu buhungiro ahubwo nawe aratubwira icyo yahunze oya ngo umva Clementi audio zamusanze mu Uganda yarahunze okay ibyo birumvikana yego ni ibya 25 bino saa 3:17 iyo audio imubuza izizo ntabwo ari audio imwe gusa rega we nimero nayiguhaye ubwo urabanza umuvugishe inyuma ya live ubwo nibwo muri buvugana uko muri bubyemeze nyuma y'iki kuki mugire inyuma ya live ngewe singira ibanga ibyo bya nyuma ya live ndakubujije ndakumenya baramamagaye reka mwitabe mubwire ko waye nimero yiwe mubwiye nta kibazo ndamuhamagara nanyemerera mushyire kuri live Godfrey aba bantu aze hano live avuge kuko aba bantu ni ikigare kirekire utwaye iki aze hano avuge ijya kukwihererana ntega amatwi madamu wimbwira uko nkora ibintu tugaruke gato kandi turi kugenda twisubiramo Claude wazamuka Claude nazamuke kuko hano hari ikintu mutari kubona nani jihadi uruba hano bari kugenda bisubiramo mu byo twumvishe turi gusubira mu byo twavuze ejo aha nicyo dukeneye n'ibigarasha yego n'igihe uyu muntu yagiriye Uganda ikintu mbaza rero ikintu mvuga ni iki ngiki turi kumwe ahangaha dukeneye Claude nako uyu Rukundo natuzanire kwazi ikintu kidushishikaje hano nuko tubona ura mu diaspora muhaye amajwi y'urukoza soni yego aza tubwira ari amajwi nayamutesa ati icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni audio tumaze gukina nonaha Rukundo bagombaga kumumora bagombaga kumuhitana cyane anadusobanurira impamvu yahunze igihugu yego ni atubwire umubana afitanye n'ikigarasha cy'Ibugande kiri n'umuyobozi wa RNC aho turi kujyana aho niho ruzingiye naho ibindi ariko se wavuye mu rusako wa mudamu we kuri tugoshora mu matwi uyu ndamugira nti urukumva jiha ahangaha niho ruzingiye noneho hano turaza kumenya ukuri tuvuge tuti noneho ibi bintu aya makimbirane yarangira atya Rukundo garuka yarangira ate oya tubanze tumenye yaje ate tubone gukurikiza aho yarangira ahangaha rero biragira ngo turifuza Claude ngo aze reka Claude naveyo Claude kuza byamunaniye ntabwo bamenyera ibintu bya Twitter mubwira ze no kuri TikTok niho hari bose ngo TikTok ngo nijya mu bandi TikTok amaze kuba igihumbi kigiye kugera hari abantu bake igihumbi kigiye kugera ngo yabaye ijya mu bandi rega bura kubwiza ukuri biterwa n'ahantu maze iminsi ibiri twagiye rega bura kababwiza ufite igikundiro Twitter twaje gusanga ari amatiko Twitter hano uravuga bagutwara muri RIB reka Twitter hano RIB bamwashinze agatebe twaje kubamenya mureke tujye twigira ahantu twisanzura TikTok turavuga tukisanzura ahangaha ho Twitter se ho tiba inzego ntizihari kuri TikTok nibazibeshye baze tubahenere hari umwana akora bakabere mwamugiye kuvuga ibigize icyaha hari yamuraza tukabakunamira haramuraza iyo muje mbwira umwana akavanamo ikabutura akabahenda mukagira umwako aho muzibeshya agire RIB nuzarambwira umwana akavanamo akabahenera kuro kutaza kwitita
ndamubwiye uguramo kuri TikTok birakunda. TikTok reka ndebe. Reba TikTok naho ndiho ni Godfather. Mbabarira nibyanga noneho ndaguhamagara kuri telefone. cyane Nta miyaga. Twitter reba. Reba jihad cyangwa ngewe na Rukundo ubona uhita joining iyo live ya Twitter. Reka nsa. Rukundo uramuntu muhamagare? muhamagare arambwiye ngo umuhamagare ngo mwanze muvugane nyuma ya live ngo hanyuma ngahite ngo ajya kuri live nta kibazo. Okay, jihad uri kuyobora ikiganiro ndaje. Bon, hanyuma rero Ruku Karame njyewe hano Clementina avuze yuko mwahereye Mutesi kuva na mbere hose ibijyanye n'abagabo Kuri TikTok ntabwo ndi mu muting ngo bikunde muraza kumwumva. Reka muhamagare twumve ibyo bintu by'amabanga mvugana nawe mu gikari ndanze. Ndamushyiraho mwumve ibyo bintu by'amabanga ngo muhamagare batanyumva niyitabe nange mu byumve nibika ari kumbwira nyuma y'amarido ko atari kunyitaba. Ibyo bintu ngo muhamagare nyuma y'igikari muceceke mwumve. uko byagenda kose kuba twarakoze inkuru z'abagabo ese we abo bagabo yagiye ashaka arabahakana nicyo cyaba ari ikibazo kuko umva Urukundo bwira ko kabo kampamagare ntabwo ari kwitaba mubwira ampamagare mubwire ampamagare nose ko atari kwitaba muhe ntuzamuhe voice note arabibona bro mubwire ngo itaba Godfather ako kana muhamagaze nanamuvugishe muhamagaze indi ariko rero n'uwo mugabo uri kuzanira ntazi dukeneye uriya mugabo waguhaye amajwi wo muri Suwede atuye kuri muduzanire kandi ari we nyine guhaye niwe mama yake na muzara mama niwe gwe ja genda Rukundo ndagukunze uyu niwe nyiri majwi niwe nyiri gutanga imipuri. Arabitwibwira ariko abantu b'inyuma volume irahagije ra cyangwa tuzamure Jihana kemetse around speaker musharing live kuri TikTok muramubaza icyo ari cyo cyose. Haleluya. Ndasaba kuri TikTok mutapinga screen kugira ngo bataza kutuvanaho niba ufite izo gift gira gutyo zirekurira umukozi w'Imana Godfather turi ku cyumweru ni mu mpereza ituro mugomba kumpa ituro kuko iby'Imana nabizanye ahangaha uyu munsi turavanga amateraniro turi muri kirite ya nijoro mutapote ubundi musharinge live nurangiza gusharinga live ni umwuka gusunika gukora kuri we goro muyikoreho reka nakabwana kintare bura kadufasha erega reka nkubwire bura no mu ijambo ry'Imana bamwe intari inshuro nyinshi naho kabwana kintare mugakureho mugire nkumve musharinge none se Ezekiel yagiye kumuhamagara reka manza muhamagara itaba Godfather koko ngitaba Godfather ari kuguhamagara ntabwo uri gufata telefone mubwire ngo ndi kumuhamagara nimero yo muri Kongo sawa umuhamagara nta kibazo muhamagare. Haleluya. Jangiye kumuhamagara ndaje musharinge basharinge space muri kuvuga muhamagara. Okay so nagarutse
TikTok rero kubera muri abantu banjye mwebwe cyane ntabwo mwebwe ndi ba muting, ntabwo nibanga abantu igihumbi, nibanga ngiye kumuhamagara ntabaye kumuting, nta mpamvu mwebwe muri abantu banjye kuri Twitter bo bagira n'abanyapolitike X bo naba muting, ariko mwebwe ntabwo ndi ba muting muri coding basha. umugabo wa mbere wa Pastor Mutesi witwa Ntaganda aramuzi. Hello? Hello? Yes sir. Bite nitwa Godfather amakuru. Ngo Ni Godfather amakuru yawe. Godfather. Bana bamaze kuba nimero yanjye, reka kwiraza Nyanza bamaze kuguhereza nimero yanjye. Mama uriya mugabo ngo niba Ezekeri aguhaye nimero yanjye mvugisha kumbaza ngo ni Godfather wawe kandi bamaze kukubwira ko ngiye ugiye guhamagara. No, ntabwo Ezekeri yampaye nimero yawe. Ariko yakumbwiye. Ntabwo Ezekeri yampaye nimero yawe. Yego. Ezekeri yambwiye ngo hari umuntu umpamagara. Urakoze cyane. Ntabwo muzi rero uwo muntu umpamagara. Yego. Kandi ndabona mpamagaye na nimero yo muri Kongo. Ngo hamagaje nimero ya nitwa Godfather amakuru yawe. Amakuru ni meza, witwa Godfather. Yego. Please banza wumve neza nshuti yanjye. Yego. Hello? Ndakumva muvandi. Yego. Urampamagaye ndumva ntazi uko ibintu urimo mbwira. Ezekeri yampamagaye arambwira ngo ari umuntu witwa Godfather ugomba kumpamagara. Je ntabwo nkoresha social media, nzigiyeho. Yego. Nzigiyeho kubwo gushaka umwana wanjye. Gushaka umwana wawe? Urumva? Yego. Hello? Ndakumva. Ngiye kuri social media kubwo gushaka umwana wanjye Sharirene. Okay. Umvise? Ndakumva. Kuko navuganye na nyina, ngera nubwo mvugana n'umugabo ugiye kumushaka. Yego. Ndamubwira ngo nge nzagukonfaminga ko nta kabanyura yabyaye abana babiri. Yego. Ngewe nkabyara umwana umwe. Yego. Freddy akabyara uwundi. So ntago rero nkuzi. Yego. Urabanza unyibwire, je ntago nkuzi. Umpamagaje nimero yo muri Kongo. Niba uri muri Kongo urabimbwira, niba uri Uganda ngewe ndi mu Rwanda. Umva. Yego. Ndi mu Rwanda, amazina yanjye nitwa James Kanyarukato. Nkaba nkoresha Godfather, izina rya papa mwita bya Ruhanga. Urumva? Iwacu na ahantu bita Ntungamo, ariko ntuye Kigali ahantu bita Kabeza. Nkaba ndi umunyamakuru utarabigize umwuga. So urakoze turashaka gushira reka nkwibwire. Mbanze nkwibwire. Yego. Hari amazina aba kuri nimero ya telefone, hari n'amazina yanjye bwite yanjye. Nkubwire aba kuri nimero ya telefone, nkubwire amazina yanjye bwite. Mbwira amazina yawe bwite. Okay. Jewe rero amazina yanjye bwite. Nitwa Ntakirutimana Robert Patrick, uzwi nka Dr. Firos. Muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare. Okay. Dr. wabaye uranyumva, ariko hano mfite ayandi mazina nkoresha. Ayo ni ayahe rero? Ushaka no kumenya amazina? Nta kibazo. Ayo nkoresha nayo urayamenya, urayashaka nyakubwira? Nta kibazo. Nitwa Tumusime Patrick. Tumusime Patrick niyo ukoresha. Wacyumvise neza? Yego. So noneho uri mu kiganiro? Ntabwo uri mu kiganiro? Ndi mu kiganiro ariko ntabwo nari nakagushyizeho ubwanyu, ngiye ndaza kugutenga. Utankira mu kiganiro tutari mu kiganiro, kuko ntabwo nzi impamvu mpamagaye. Kandi ruvuga ngo impamvu nguhamagaye ni iyi ngiyi. Kandi yakubwiye ngo nimero turi mu kiganiro, impamvu ni iyi ngiyi yatumye nguhamagara. Hari ikibazo cy'inkundura cya Mutesi Pasteur n'uyu mugabo, nibaza afite byinshi cyane. Ezekeri Rukundo. Nicyo nshaka kugira ngo tuvugeho. Jewe rero kamubwire Godfather. Yego. Jewe ndi umupagani.
uri umupagani uri umupagane ntabwo ndi pasiteri duhuje imyemerere mbega nta rusengero ngira nanjye nuko umbwire ngo he na screenshot na Pastor Mutesi namubwiye ngo unyereye mbuto ki uranyerera mbuto ki ushaka guhemuka unciyemo kuko uzi ko wenda akazi nakoze katuma hari ibyo menywa. Okay, rero kugira ngo twihute kugira ngo tuze gutinda kuko abantu nabasize barantegereje, tubwire imva n'imvano y'aya majwi n'ari amavideo byagenze gute iki kintu uragishyiraho uwuhe mucyo no kugira ngo uze kurambura uranyemerera no gushyira live noneho utubwire imva n'imvano ubirambure. Winkira live kandi ntunkire live. Jewe ndi papa Sharirene. Sharirene n'umwana wanjye wa 37. Ufite abana 37? Sharirene n'umwana wa 37. Bisobanuye ko ntabwo ari we 37 kuko nyuma ye narabyangera nubwo mbyarana impanga. Nuvuga ngo ni ufite abana bangahe burusange? No, banza wumve kuri ibyo. Nkubwiye ngo Sharirene n'umwana wanjye kandi n'umwana wa 37. Urakoze cyane. So reka nakumvishe. Rero tugaruke ku kibazo cya mukuru Sharirene, tuba tumushyize uruhande. Tugaruke ku kibazo cy'aya ma video niyo hari ibyo warumbaje nashaka kugusobanurira. Yego. Jewe rero nagiye cyangwa natanze amajwi cyangwa wabonye ibyo Ezekiel yakoze nije wabimuhaye. Yego. Uranyumva neza? Ndi kukumva. Nabimuhaye kuko ntashaka ko umwana wanjye ajya kurerwa n'undi mugabo cyangwa umugabo nabona nshaka umwana wanjye atazajya kubaza ngo kubera iki. Kuko mama Sharirene tuvugana yarambwiye ngo ibyo ngo wapi byamuzanira ikibazo. Ni ukuvuga ngo mama Sharirene w'umupasiteri, Sharirene umwana we tumwitirana umwana wawe? Njyewe ndi papa Sharirene. Utari Ntakabanyura Claude. None ko tuzi ko Ntakabanyura ari we se wa Sharirene se? Ntakabanyura n'umugabo wa gatatu, ngende umugabo wa kabiri. Umugabo wa mbere ntabwo yagize amahirwe yo kubona umwana babyaranye, uwo ntabwo yabayeho. Nanjye namushatse mubeshya nk'umupagani mubwira ko ndi umuhungu kandi ndi umugabo ufite abandi bagore ku ruhande 4. Abagore 4? Nubatse iwabo wa mama Sharirene. Nza no kumenya ko aho nubatse atari iwabo ari Ikibungo. Waramubeshye na warakubeshye? Yes, yarambeshye nanjye ndamubogye naramubeshye. Ndanamusaba imbabazi naranabimubwiye. Naramubeshye na warambeshye. Ngiye ubwo musangana n'umugabo kuburira ndavuga nubwo bigenze gutya reka ngi wanyu mbabwire ko batazongera kuntekereza. Mama Sharirene amusanganye n'umugabo mu buriri? Mfite n'ubushobozi bwo kugira icyo nkora ariko ndatuza. Uri imfura kabisa. Bitewe n'akazi nakoraga n'uwo ndiwe. Yego. None se umugabo we kandi afite undi mugabo, ako kantu gasobanure nako rero kuko hari ukuntu biri kuncanga. Umugabo nta mugabo afite. Ntakabanyura Claude n'umugabo wa gatatu. Nanjye Dr. umugabo wa kabiri. Yampaye inka. Nanjye namushatse nzi ko ari umugabo yari njye umushatse bwa mbere ariko mubeshye ufite abandi bagore. Rero we yisanga muri ibi bibazo ate? Jewe rero nakoze kugira ngo mama Sharirene ye kubeshya umugabo ugiye kumushaka ko yabyaranye n'umugabo yabyaranye na mama Sharirene turi abagabo 3 tumubyaraho abana 4. Hanyuma ndi kuba mu mubyaraho abana 4? Watubwiye ko niba nakumvishe neza wambwiye ko Sharirene ari umwana wawe wa 37. Nibyo numvishe neza? Uko n'ukuri n'umwana wanjye wa 37. Ndapfuye.
hanyuma kugeza aya masaha Charlene wavuze ko impamvu wanahagurutse ni ugutabara umwana wawe Charlene ari muri ibi bintu ate? Charlene nuko nyina pasiteri mama Charlene ntabwo ari pasiteri, ni umukozi w'Imana, ni umubwiriza butumwa. Yego, si pasiteri, ntigeze aba pasiteri, oya, ni umukozi w'Imana, si umuhanuzi, arabwiriza agatanga inama. Icyo ngishireho umucyo. Yego, twarabyaranye, tubyarana mbeshye, mushatse tubyaranye nzi ko ari umukobwa, kumbi hari ahandi yari yarashatswe indivamo. nawe umubeshya ko nanjye nari mubeshye ko ndi umusore kandi nari umugabo w'abandi bagore. Abagore bangahe? 4. Abandi bagore 4? ubwo yarabaye wa 5 ariko atabizi. Bro mugira n'umugongo. So rero reka tugaruke hanyuma buretse mwumve, ndashaka ko umugabo ugiye gushaka mama Charlene, please Jean de Dieu, umva nkubwire nkugerere ubutumwa Jean de Dieu. Twaravuganye turanavugana, urabizi, nakubwiye ko Charlene igihe icyo ari cyo cyose umwana wanjye mufashe uko nshoboye, amenye ko uri yari umwana wanjye igihe icyo ari cyo cyose naza nkamutora. Turi kuvanga ibintu rero. Turi kuvanga ibintu. Turi kuvanga ibintu. Reka tugaruke kuri aya majwi watanze kuko urukumva uri kuvanga uri kuzanamo mama Charlene, ntekeza ko impamvu yaje muri uyu mwandiko. Yewe ibi bije kubera ko nje natanze amajwi ngo Pastor Mutesi yihane setu kuko ndamukunda, nkunda amagambo agira. Yaguhaye amafaranga angahe? Buretse Godfather. Mama Pastor Mutesi wubwe ibi nibimugeraho cyangwa nkuko n'umundi byamugezo n'umundi yamvugishije ambwira ko yanakoze accident, aranabinyereka arifotora. Yego, abinyereka nabiguka bireba. Amenye ko jewe nifuza ko nk'umupasiteri aba umupasiteri ukijijwe ukora. Uretse gato ufite harandi ma audio waba ufite atarari yatwumvishe? Ntabwo ari 1, ntabwo ari 2, ntabwo ari 3, saa 5, si 10. Urayafite y'ubugambanyi? Nakubwiye ngo si 1, saa 2, saa 3, saa 5, si 10. Kuko icyatumye mama Pastor Mutesi ampamagara, yego, hari ukugira ngo Ezekiel acecekeshwe. Mwagombaga kumucecekesha mu buhe buryo? Mumukubisa akantu mu mutwe, mumuhaye uburozaga mwagomba gukoresha ubuhe buryo? Godfather nyumva neza, ndashubirije ngo kwari kugira ngo Ezekiel acecekeshwe. Uburyo bwo gucecekeshwamo Pastor Mutesi arabuzi neza cyane. Mwabuvuganyeho? Jewe nuko nabona Pastor Mutesi avuze ngo ndatuje. Ko hari audio ya Mutesi avuga ko ibyo bintu yaje umutima wa mukomanza akabivamo. Nukubera iki wowe uvuga ko mwabikomeye asaba imbabazi kandi hari audio yakohereje akubwira ko yabivuyemo atazakohereza ayo mafaranga? Jewe ntaransaba imbabazi. Kandi yarakohereje audio ko atazabikora, ko atakibikoze. Buretse nyumva neza. Ndi kumwe n'umuntu bita Jihadi. Reka aza kubaza ibibazo. Reka Jihadi akumbariza Jihadi urahari? Ndahari. Baza uyu mugabo ikibazo Jihadi. Genda shaka kumubaza no mugabo arakoze cyane kuba ari kuduha. Ati vugana n'uyu muntu, Mwagiye ntabwo mbumva. Oya uratwumva. Jihad arakubwiye ngo amakuru ahari ngo nuko uyu Ezekiel yagombaga kwicwa ari mpamvu amafaranga yatanzwe. Bifitanye n'ukuri?
alo uri kunyumva akicwa n'uburoro ngo amafaranga yatanzwe uyu muntu yagombaga kwicwa. Godfather urantuka kubera iyo mpamvu ngo kicwe n'uburoro. Rero nawe ibintu byegereza umutima umva twumvikana wa mugabo we, niba udashaka kuduha amakuru arambuye sibyo, gerageza utuganire tushirireho umucyo, urumva bitari ibyo va kuri telefone Jiha aragiye natumuke umva nkubwire Ezekiel nawe gutukana kwawe bizajya bituma tutabona amakuru na byose nabirikodinze byose rega maze yamaze hose muri kuvugana yambwiye byose. Nk'ubwo koko nkubaza ikibazo kimwe, waba umutasi Jihad ibintu byose uri kunyumva byose yahereye kare. Ariko ubundi kirarakazwa n'iki ngenda shaka kubaza umva nkubwire we Claude nani Rukundo uretse gato ya Jihad Rukundo ndakumva cyane ndagusabye please nzanira wa muntu wagwaye prono niwe nkeneye twagutumye umuntu umuntu atuzaniye wagomba arabacitse byose mutabimubajije. namubajije byose uyu muntu numwe wavuganye na Mutesi Jori na Mutesi Pasteur akamuhereza ari amajwi yo kugambanira. Dukeneye uyu muntu watanze wayagendiye hirya wimbeshya byose nuwuri ntutubeshye ja abantu simbikunda watu uyu muntu atuyibugande uretse gato umva nkubwire Jiha. Ariko ubundi nkubaze Mutesi Jori wamurwariye indege manza none se wowe tubwira amakuru uzanye va kuri kabereke Mutesi Jiha. Ariko ubundi nkubaze Mutesi Jori wamurwariye indege urabura kuvuga pasta Mutesi ukazana Mutesi Jori. Va kuri kabereke Mutesi Jori umva nkubwire Jiha umva Rukundo ntuturimanganye Rukundo ntabwo ibintu ari byo Jihad ukuntu bimeze. Uyu mugabo ndavuganye nawe umwanya muremure uri kunyumva uyu mugabo arambwiye ati njye amakuru nahaye Rukundo nzi uri kunyumva amakuru nahaye Rukundo nuko uriya mugabo uriya Mutesi Pasteur yampaye iki uriya Pasteur ikintu yankoreye yarangambanishije kugira ngo tugirire Rukundo nabi. Amakuru mfite n'amajwi mfite uretse gato amakuru mfite n'amajwi mfite nayo kugambanira uyu mugabo n'amafaranga barayampaye. Iby'amaprono n'amavideo ntayo nzi. Amafaranga barayamuhaye wabimubajije byose arangije ambwira ko iby'amaprono ntabyo afite. Wowe ejo watubwiye ko umuntu ufite prono aba muri Swede sibyo? Uyu nguyu kwa bibugande Rukundo umuntu twari dukeneye ko ari waguhaye amaprono ukaba utuzaniye uwaguhaye amajwi akugambanira ari amaprono na ziriya video z'ubusambanyi uvuga ko ari za Mutesi uwaziguhaye niwe dukeneye. ari hano yivugiye yuko byose ari we wabikoze. Buretse gato iyo mutamutuka utagenda mwari kubimwibariza byose yari kubisobanura. Muramututse mutuka umuntu mutazi uwo ari we mutazi n'akazi manganya. Uyu muntu ko atubwiye ko aba muri Swede uwaguhaye amaprono naniwe uretse gato uyu muntu waguhaye amaprono naniwe wanaguhaye amajwi. None se mu itangazamakuru umuntu ntiyemerewe kuba yavuga aho yakuye ikintu cyangwa atagikuye bitewe n'umutekano w'uwo muntu. Ikindi cya kabiri niba narayobesheje uburari mu rwego rwo kugira ngo kuko uyu muntu ntabwo yari bwaze ngo yemere kuba yagira ikintu atangaza. Wacyumvise rero mu gihe yari abyemeye nicyo mwari mwansabye byose mwari kubimubariza hano akabihakana cyangwa se akagira gute akabyemera. Rero niba yabihakaniye inyuma ibyo ntibindeba, icy'ingenzi ni uko warabizi neza ko yahawe diri zose sibyo, kandi ari umwe mu bantu b'inshuti z'akadasohoka na Pastor Mutesi. Rero ibindi muri kumbaza munsobanuza mumenye ngo suruse y'ibintu byose aho bituruka byose naho ngaho. Hari ikindi none se Ezekiel kankomeza ndakumva yewe wumvise ko natangaje yuko
Aburahamu ari mu bantu bangiye inama bakambwira ko hari imigambi mibisha ndi gutegurirwa ngomba kwitonda. Nta bindi nigeze ndenza batagira umuntu unyura mu ntuza akaduteranya, ariko Korode yumvise izina ryitwa Aburahamu yumva yuko ahita avuga biriya bintu bijyanye n'uko uri ikigarasha. Nta bundi buryo tuziranye, sinzi niba uri ikigarasha niba uri nacyo. Ibyo ni imirimo yawe, ni ibi uri ku ruhande rwanjye, biri ku ruhande rwanjye, nta makuru namwe mfite. Ubyumve gutyo, mutega amatwi, utaza kugira ngo hari ibindi wenda cyangwa se ngire ngo ibiki n'ibiki. Oya, gusa byabaye ibintu biremereye muri social media, bya boostinze ku ma space kuri za Twitter n'ibiki bya boostinze, ariko ntabwo bamfite. Kandi chatting nawe twagiye tugirana zirasobanutse, nta kibazo kindi kirimo. Je ntabwo bamfite kubijyanye no kuba wenda nakuzira, ntabwo bamfite. Kandi Imana komeze kuzigame. Nabonye uri apostle, mbona umukozi w'Imana bitewe n'ibibwiriza nabonye ubwiriza. Rero ntabwo yewe nkuzi ku buryo nagukamera mu kitozi, si nkuzi ku buryo nagukamera mu kitozi. muhungu wangu, buretse twumve. Poso buretse hari indi ndakwinginze kurikiyeho kohereza ibyo bihamya n'ibimenyetso wenda by'amakuru nawe waba ufite, niba ari screenshot uzimereze. Njye ntabwo ndenda kuvuga ngo wabimpaye cyangwa se ngo wagize ibiki, nabyo ngende mbigaragariza abantu mu rwego rwo kugira ngo ibintu bihanduringo byose bive mu nzira. Ya Pastor Mutesi ashaka imishyikirano nanjye, ibintu birangire, cyangwa se ambwire niba akomeje umugambi wiwe, ubwo Imana indengere. Wowe binkorere rwose, umukozi w'Imana, ndagusabye. Umva rero twumvikane rero Rukundo, sibyo? buretse gato do ikeneye kumva ijwi rya Aburahamu, gerageza urikavaringa urebe niba hari ahantu wakabitsa ka audio. Twumve icyo yagusubije cyangwa ibyo mwari muvuganye uramukoze. Reka nkabana araho utujwi twiwe buretse giha banza wumve, hari aho utujwi twiwe turi. Tumpe ndagusabye kugira ngo abanyarwanda n'abadukurikiye none se ugishaka aho utujwi turi Ruku, reka maze twigiha. ariko se Godfa ukaba washobora kuba umva Ruku ko yasibye ayo majwi, hakaba ari utwo ugiye kudushakira. Umaze kumuha ayo magambo, wowe yakubwiye ngo iki? Nubwo yabisibye ntabwo ari byinshi waba wibuka, duke wibukamo tw'ingenzi n'utu. Yarambwiye ngo ibimenyetso nibi audio ya mbere isubiza ibya Pastor Claude. We yarambwiye ngo Pastor Claude ibyo avuga ni umuntu tuziranye, kandi tuziranyeho byinshi. Pastor Claude yararaga iwanjye mbambarara. Mfite Pastor Claude arara kwande? Kwa Aburahamu. Niko iyo audio nibyo nibuka, iyo audio ivuga. Hanyuma arangije arambwira ati ro Pastor Claude ndamutse nje kumuvuga namuvuga byinshi bitandukanye n'ibyo we ari kumvuga, ariko simfite umwanya wo kugira ibyo nza kumuvugaho, kuko ngewe mfite akazi, mfite ibyo nshinzwe. Nubwo Pastor Claude akora bigendanye n'igihugu, agakora mu Rwanda, ariko nanjye igihugu ngikorera ndi nahanga. Ndumva ari uko yambwiye. Indi voice note ya kabiri arambwira ati rero umukozi w'Imana, nta bimenyetso bya Pastor Mutesi mfite. Ibyo nabikubwiye kuko nanjye hari bagenzi banjye babaga babimbwiye ibyo uri gutegurirwa, ndetse banciyeho banansaba yuko nabashakira abantu bazabafasha kukugirira nabi. Icyo nicyo cyatumye ngira gute mvuga ngo reka nkuburire hakiri kare. Ni ibyo ngibyo. Izo voice note rero ashobora kuba yaratinye yuko ushobora kuzishyira mu itangazamakuru, urumva, ahita zisiba. Ariko ajya kuzisiba nari natekereje gushaka ahandi hantu nzohereza, gusa nyine bincaho kuko Pastor Paul yaraje kundeba tugiye gukora ikiganiro, bincaho. Izi voice kwanza nazinyohereje mu gitondo, kuko izi zanyuma ibi ngibi twavuganye nabimubwiye mu gitondo, aya majwi mwumvise. None se utwo tujwi tundi watubonye ngo dukohereze Godfather twiwe? Yego ndatumuhaye.
okay reka nturebe twuriya Godfa mugabo turebe none se uyu mugabo nawe yakubwiraga yuko reka tubyumve Pastor Mutesi ari gushaka kukugirira nabi yego reka tubyumve uragana heze ki Lemos Kachari Rimos Kachari where are you Rimos Kachari uretse gato ureka twumve Lemos Kachari where are you mu myutingi ariko mu myutinge abantu ba myutingi bose ese namenya ari ibiki wotse ukasaricara bikubwiraga wamenya ari ibiki ndakumyutinze mureke twumve ribu muri yumva hano dufite abasirikare bavuye ku rugerero Rimos Kachari umva uragana heze ki Lemos Kachari where are you verisiyo iri kuri Twitter n'iri kuri TikTok. Ubu kuri TikTok natangiye kudarapa amacati hano cati iti aha ndaje ngushakire nshake nka 100k ndakwinginze undwaneho iyo ntumwa ya satani uyikubitire kure ndapfuye Godfather ubwo intumwa ya satani ninde reka nkubwire Godfa reka nkina amajwi yacyahari hari andi majwi umva hano umva muvandimwe rero ntabwo ngewe ngo kwepa rwose kuko amajwi ni menshi ari isuka twebwe ubundi abantu bari hano Kamara tubanza kujya cyane ahantu hari inyungu hoco iyo inyungu zawe umajije kuzibona ubona kujya mu bindi turashize njye kuva nagera hano i Bugande ntabwo ndajya mu itangazamakuru ntabwo ndajya mu itangazamakuru ndetse no kuba narijyamo ntacyo bintwaye ni ukureba impamvu ituma njyamo mwumve n'icyo bimariye kuba najyamo ubundi narangiza nkajyamo ariko iyo mbonye ikindi kintu cy'inyungu nicyo mbanza kwatendinga mbere y'ibindi byose so rero ibifatanye n'inyungu zanjye nibyo mbanza kureba mbere y'ibindi hari ejo uze kuza kubaza pasiporo twahanye porogaramu ya saa yine duhanye porogaramu ya saa yine birananira nabyo ariko uretse ko twavuganye mubwira aho ndi mubwira n'ibyo ndimo umubaze pasiporo ejo twarabonanye twaraganiriye hari imodoka yanjye mfite ndimo ngurisha ya drone ni taxi nini ari maze igihe ikorera Imbarara nagiye kurikura Imbarara nyikura iri hano Kamara ndimo ndashaka abayigura nari mfite rero abantu barimo bayishaka mwumve so nibo rero ndimo kudiringana urumva ibyo ni ibifatanye n'inyungu zanjye naho ibifatanye no gukizwa n'ibifatanye n'inyungu ibyo ngibyo byo ushaka aho bihuriye n'agakiza ni ibifatanye no ku nyungu zawe so ntabwo rero ari byo guca imanza ibyo ngibyo ni amakosa nta nubwo nshaka kujya muri ibyo cyane no kwihangana ntabwo nkwepa naba nkwepa iki ni iki nkwepa ubwo nk'umuntu akubajije ati ndakwepa iki wavuga ngo ni iki nkwepa ntacyo nkwepa na kimwe ko nta leta ishaka ko nta n'amategeko nkeneye ni iki naba nkwepa ntacyo mwumve uyu ni Ibrahimu noneho reka twumve audio yindi ya kabiri ni Ibrahimu uwo nguwo niwe rwose umva Godfa Bieneze nshyiramo gloves nawe umva Godfa umva gato utarayiki yego manura gatoya iyo screenshot turebe umuntu bari bamaze kuvugana hejuru ni Bosco Empire kanze gushyira iriya yindi
manurira gatoda. reba hano dore Hey! ibyo nayitangiye Okay. twagiye nabahaye amajwi y'ibyo twari turi kuvugana nayo ni muyumva. umva hano ntabwo mba nabonye ntabwo njya mukurikirana Cyokora mana ribu namubonaga kera uyu nguyu ngo no muri hehe Kigarasha umva ariko ntabwo namubonye nimba ufite link wayinyoherereza nkareba okay nibereye mu rugo ariko narindiriye nyine ngo mvugishe kuko wari wambwiye ngo kuwa gatandatu uzamvugisha reka nibereye mu rugo kabisa ahubwo wowe uri hehe kugira ngo nyine I stop the screen twakora Oso ariko menya warankwepye urankwepa ukankwepa cyane kabisa tuma nica gahunda ntumakanire aposo nakubonagamo agakiza mbona ko ukijijwe byakugendekeye gute ko wambeshya utama igisubizo ndi kugufata nk'umuntu ukijijwe utambeshya ariko ndi kubona urimo uragenda unkwepa kabisa noneho ndabyumvise hari ubwo ngubwo numara kubohoka uzambwira nuko nari ngiye gutembera mu mujyi gatoya ubwo nyine nagira ngo nkubaze kugira ngo utaza kuza kumpamagara ugasanga nahise njya mu tundi tugahunda nanjye nkaba ndagutengushye n'ubwo buryo niko koro izi audio zanyu munyoherereje wa mugabo we ko ndi kumva hano wowe nani Rukundo Ezekiel iwe ndavuga uyu mugabo ntuza Ezekiel ko numva uri kwirukanka ku Kigarasha kandi Korode yarakurobeye ko ari Ikigarasha niyo mpamvu iri gutuma umwirukanka gukwepa bakanahurira muri overnight uyu mugabo uramushaka iki kandi ko ari Ikigarasha banzu nega amatwi sibyo ariko Ezekiel yakubwiye ngo ntago bimureba nta nicyo bimubwiye njyewe banzu nyumva Godfather mwanya nkagira icyo maze nkababwira kuri ibyo maze uburetse gato basubize kuri iki gura tufatiraho icyo njyewe nabasobanuriye ngera muri Uganda urumva uyu Abraham dutangira kuvugana ntabwo nari nzi ko ari Ikigarasha ari Korode ntiyabikubwiye se kandi Korode nawe ubwe yarambwiye ngo uramutse umuzanye kuri kamera waba umukubise icumu waduhaye za mbere wamubwiraga ko ari Ikigarasha umubaza uvuga ati niba ari Ikigarasha njye ntacyo bimbwiye niba tukaba tukumva hano ari kugukwepa muri izi za nyuma duhaye izi audio duhaye se nizo za mbere cyangwa ni za nyuma izo audio ni iz'ikiganiro nabaga ndi kumushakaho we yabonye ko ikiganiro ngezaho ngishaka cyane none arangije atangira kugenda ankwepa Monye agiye atangiye kugenda nkwepa nibwo namusomeye ndavuga na Poso ko nakubonagamo agakiza none bigenze gute ko mbona uri kunkwepa ariho yahisa ansobara akambwira yuko ibyo by'agakiza ansobanura ibyo bya business ni ibyo ngibyo ubwo rero naho twasoreje nta bindi bintu birenze aho ngo twigeze tugira rero nta makuru mfite byo kuba ari Ikigarasha mbyumva na Korode sinzi ubugarasha bwe ariko Abraham ejo bundi duhura muri overnight njyewe natume muri overnight y'umunyarwanda ufite urusengero hano muri Kampala ngenda ngiye kuririmba nk'umuhanzi sinari mfite amakuru ko aposa uretse tudusubira inyuma gato uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi uretse gato ukamumpasiteri oya je sindi pasiteri uri umuhanuzi n'umuhanuzi ukaba umunyamakuru yego ibyo umunyamakuru ni ubwo influencer ntago mfite ibyangombwa by'itangazamakuru we wacabariza akaba influencer ndabwiye ko aba influencer musigiye muze mugafata izina ryacu mukagera mukari we ko musigaye mutwicaza uraje wigize nindo kugize umu influencer ryari dukomeze nta kibazo tubirenge mukanya ko numvishe uvuga kuri umunyamakuru uri mu banyamakuru bakomeye mu Rwanda ariko mwaretse tukareka gupfa amatitere dufite muri iyi mihanda wongera kwita umu influencer ntabwo ibyo ndakubujije dukomeze
wowe uzi icyo biba byarabijije abantu kugira ngo twite aba influencer. Reka duhurira muri dukomeze. nawe Wowe yahuye mu muri itangazamakuru Overnight. hirya aba influencer ndakubujije. Reka tugaruke oke twumvishe ko Ibrahim rero we n'ubugarashi bwe reka turi Ibya gutandukanya Overnight nabyo. nibyo nshaka kubabwira. Bivuge tugende. Natuye muri Overnight ngomba kujya kuyiririmbamo ku wa gatanu w'iki cyumweru turi gusoza. Nageze ku rusengero hakiri kare magera mu ma 5 z'ijoro, nterana nabo mu ma 7 Abrahamu n'abandi ba pasiteri nibwo baje muri gusengera muri iyo Overnight. Hanyuma 9 baragenda ariko arandembuza ngo ninze amvugishe, ndagenda arambwira ati ibintu nakubwiye byo kwitondera inkuru za Pastor Mutesi ibyo bintu ubimenye. Icya kabiri arambaza ngo umuntu witwa Mugirente Pastor Claude yanyitiriye ni muntu ki, uramuzi? Ngiyewe mfata YouTube telefone yanjye mwereka Mugirente si uwo nuwahehe mwoka byaramwe nawe n'umupasiteri. Mugirente ugana gikora ibiganiro bisebya igihugu cy'u Rwanda. Ngo ngwiki ni ikigarasha Mugirente murebe cyano yitwa Mugirente TV nubwo tuyamamaza. Gukeneye ngo rukundo ngo Mugirente byagenze bite? Mwereka ibiganiro bya Mugirente, nasacinze Mugirente ndamumwereka uko Mugirente turabizi yuko akora ibiganiro bisebya igihugu cy'u Rwanda ari ikigarasha.